Ndabasuje nanone mbaye ikaze mwe mudukurikirana umunsi kunda no kuri Kirabo TV mugubwe neza. Ni karibu mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho turi burebere hamwe ibintu byinshi bitandukanye. Tujye guhera ku buryo abakobwa bicaramo, ubusobanuro bw'imiterere yabo, uko babayeho, ibyo bakunda n'ibindi bitandukanye turi burebere mu hano. Abahanga mu kwiga ibimenyetso by'umubiri cyangwa se body language, uburyo umuntu yicaramo biba bigaragaza imigambi ndetse n'ibitekerezo afite. Hari ibyo dukora tutabanje kubyitaho, nuko kubera izo mpamvu rero tukaba tutabanje kubyitaho ngo tugene uko tubyitwaramo, duha abantu ishusho y'ibyo dutekereza kandi twifuza kugeraho byinshi muri twebwe. Hano rero turarebera hamwe imigambi y'abantu bitewe n'uko amaguru yabo aba ameze mu gihe bicaye. Muri ubwo buryo rero turarebera hamwe uburyo butanu. Kurikirana iki kiganiro uraza kumenya byinshi. Reka duhere kuri position ya mbere. Rimwe na rimwe abantu bahitamo kwicara muri ubu buryo baba bashaka kugendera ku mategeko, bakavuga ati wenda nishyira umutwe mu buringiti ubwoba burashire bitewe wenda nuko yatinye kuryama. Bizera rero ko ibibazo ubwabyo byikemura, niko bizera. Rimwe na rimwe ubwo buryo burakora n'abantu bakishima, ariko ikindi gihe ntibikore. Muri icyo gihe rero biroroshye kuvugana n'abo bantu, biroroshye cyane, bahindura ibitekerezo byoroshye kandi akenshi baba batekereza ibintu bidahinduka mu gihe cy'icyumweru. Abo bantu baba bifitemo ubuhanga, ibishya, bafite ubwira ndetse n'ubwana. Rimwe na rimwe iyo bavuze ibintu babivuga mbere y'uko babanza kubitekerezaho. Ngubwo rero ubusobanuro bwo kuri position ya mbere. Reka dukomeze no kuri position ya kabiri. Buri gihe baba bifitemo ibitekerezo bishya, intego nshya, rimwe na rimwe n'ibitekerezo bisamaje. Baba bifuza gutembera ndetse no kugira inshuti nshya. Bategereza batihanganye ko umunsi wo kwa mbere wagera cyangwa se umwaka mushya watangira ngo batangire ubundi buzima butandukanye n'ubwo bari barimo, kubera ko kimwe cyose nicyo gihe bagitangira cyangwa se akenshi ni naho bagipangira. Bashobora guhindura rero byihuse uko abantu bababona, inshuti, akazi, umujyi, n'ibyo ngibyo. Rero ibi byose ni ibintu biri no kuri bo, ibindi bitari ibyo ngibyo. Reka turi nanone kuri position ya gatatu. Aba bantu bazi uko kumera neza bisa. Bashobora kudafata weekend bagiye mu masoko cyangwa bitunganya neza, ariko bashobora kumara igihe kirekire bahitamo umubavu ukwiriye. Imyitwarire yabo ku myambaro ibigoranye cyane, bigatuma bahindura vuba kandi bakunda gutoranya cyane. Akenshi baba bari mu byo twakwita nk'ibyago, ariko mu byo bamwe bafata nk'ibyago hari uburyo biba byubatsemo. Nyirabyo aba ashobora kubona byose akeneye ahumirije. Ikintu kimwe kibagora cyane ni ugutembera ibintu bishya, kandi ntibashobora kugumisha umutima ku kintu runaka mu gihe kirekire. Kirenze kuri ibyo bashobora guhindura ingingo byoroheje. Position ya kane. Aba bantu bicara muri ubu buryo ntibaba bashaka gukererwa kandi ntibaba bifuza n'abandi bantu babakereza cyangwa se bakerezwa nabo. Ni abantu baba bari smart cyane, abahanga, bumva abandi kandi bakunda kwizera, barizera cyane. Niba umuntu ashaka kwicara ahuje amaguru kandi ibirenge byombi bikoze hasi, uyu muntu ntacyo guhisha, arasa ku ntego kandi birashoboka ko adatinya. N'abantu akenshi badakunda kugira ikintu batinya. Reka turebe kuri position ya gatanu cyangwa se uburyo bwa gatanu. Abantu bicaramo, abo bantu ntibihutira gukora ibintu kandi iyo bashyingiwe ntibihutira kubyara mbere y'uko barangiza kwiga cyangwa kubona akazi, kubera baba bizera y'uko buri kintu kigira igihe cyacyo. Bagaragazwa cyane no kwikomeraho. Ikindi nanone kandi bagaharanira kuba bagera ku nzozi z'ubuzima bwabo. Intego nicyo kintu cy'ibanze kibatera ubwira mu kugira bibagirwaho bahombye bajye aho inzozi zabo zaba impamo. Isura yabo ni ikintu kimwe mu bintu bikomeye by'ingirakamaro kuri bo, kandi ntibaba bitaye ku uburyo ibyo bakora kugira ngo bagumane imiterere ikwiriye. Ngibi rero uburyo abantu bicaramo nicyo bishatse gusobanura. Turakomereza nanone mu kindi kiganiro cy'ubuzima aho turi burebe uburyo butanu bworoshye kandi bwizewe bwo kugabanya ibinyenyanza. Akenshi bikunda kuba ku bakobwa cyangwa se abamama. Tujye kurebera hamwe rero uburyo butanu bworoshye kandi bwizewe bwagufasha kugabanya ibinyenyanza n'agace k'ubuzima. Gumana natwe.
Ibinyenyanza cyangwa ibinure byo kunda ni ibinure bikunda kubangamira benshi, bityo bakifuza uburyo bwose bwashoboka ngo bigende vuba. Hano twaguteguriye uburyo butanu ushobora gukoresha bikagenda vuba. Uburyo bwa mbere, siporo. Burya siporo ni ingenzi mu buzima, mu kugabanya ibinure iza ku isonga. Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane ku muntu wifuza kuba afite ubuzima buzira umuze, kwirinda indwara no kubaho igihe kirekire. Nanone ifasha mu kwirinda umubyibuho ukabije, cyane cyane ibinure byo kunda bizwi nk'ibinyenyanza. Siporo ni ingenzi cyane kuko irinda kubyimbirwa, kuba wagira ibipimo by'isukari biri hejuru ndetse n'ibindi bibazo bishobora guterwa n'uko umubiri wawe udakora neza. Ngaho rero tangira witabire siporo cyangwa uyikomeze niba uyikora, kuko usibye kugabanya ibinure ituma nanone umubiri wawe ukomeza gukora neza. Reka turebe n'ubundi buryo. Irinde kurya isukari cyane kimwe n'ibinyobwa biryohereye cyane. Isukari yongeye mu byo kunywa si nziza ku buzima, yangiza imikorere myiza y'umubiri. Isukari ni glucose ku rugero rungana. Igihe ugiriye isukari nyinshi rero umwijima uburaho uyibika nuko ukayihinduramo ibinure. Ibinure rero birumvikana ko aho bibikwa neza ari ku nda bikaba byatera ibibazo bikomeye by'ubuzima, harimo n'umubiri utangira kwinangira ku musemburo wa insulin ushinzwe kuringaniza isukari ijya mu maraso. Inama rero nziza twakugira ni ukugabanya ingano y'isukari ufata mu byo kunywa n'ibyo urya cyane birimo isukari ukabigabanya, ubishoboye isukari ukayireka burundu. Ikindi, kurya ifunguro rikungahaye kuri proteine bigabanya ibinure. Nubwo ibi bishobora gutangaza benshi, ariko proteine ni ryo funguro ry'ibanze mu gihe ukeneye guta ibiro. Proteine zituma wumva uhaze, bityo bigatuma wumva utagira ubushake bwo gukomeza kurya buri kanya cyangwa se kuryagagura niko bakunda kubyita. Ikindi, zongera umubiri ubushobozi bwo gukora, bityo ugakoresha ingufu cyane. Niba wifuza kugabanya ibiro, kongera proteine nibyo byiza. Mu byo kurya uzajya urya nibwo buryo bwagufasha bwose kurusha kwicisha inzara cyangwa se kwiyima izindi ntungamubiri. Proteine rero zifasha kwirinda inyenyanza, bityo n'ibiro byawe bikaba byagabanuka. Kurya proteine zihagije ni uburyo bwiza ku bifuza kugabanya ibiro no kugumana neza ibyo bafite igihe kirekire, ndetse zifasha mu kurinda kwiyongera kw'ibinure byo kunda. Zimwe muri proteine twavuga amagi, amafi, inyama zitandukanye. Inziza zikaba zirimo ibinure bikeya nk'inyama z'umweru, fromage, yaourt n'utubuto dutoya nka soya n'ubunyobwa n'ibindi namwe muzi. Reka turebe nanone iyindi ngingo, ni ukurya ifunguro rikungahaye kuri fibre. Amafunguro akize kuri fibre afasha mu kwirinda ibinyenyanza no kugabanya ibiro mu buryo bwihuse. Ubushakashatsi bwerekanye ko kongera ku garama 14 gusa za fibre mu byo urya ku munsi byihutisha kugabanuka kw'ibiro. Fibre zifasha cyane mu gukuraho ibinyenyanza. Uburyo bwiza bwo kubona fibre nyinshi ni ukurya ifunguro ririmo imboga n'imbuto nyinshi. Urugero nk'amafunguro akize kuri fibre twasangamo imboga rwatsi, amashu, epinari, amashaza, kimwe na avoka rero n'izindi mboga zitandukanye. Ibi ni isoko nziza ya fibre. Ikindi twasorezaho, gabanya kurya ibinyasukari ku ifunguro ryawe rya buri munsi. Kwirinda cyangwa kurwanya ibinyasukari ni uburyo bwizewe bwo kugabanya ibiro, bityo n'ibinyenyanza ugatandukana naryo. Ifunguro rikennye ku binyasukari rituma n'amazi umubiri wabikaga agabanuka cyane, bityo umusaruro ukagaragara vuba. Ifunguro rero rikennye ku binyasukari rihita rigabanya bikomeye ibinure byo kunda, kimwe n'ibindi bikunda kujya mu ngingo z'imbere mu mubiri no mu mwijima. Irinda ibinyasukari rero cyane cyane byatunganyirijwe mu nganda, bizajya bigufasha kugabanya ibiro cyangwa se ibinure. Ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye hano kuri Kirabo TV. Mukomeze muhirwe mu byo mukora byose naho muherereye mwese. Reka ngusabe kandi subscribe nimba utarayikora, nimba warayikoze uraduha like na comment nibigushobokera. Dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Bye bye.